n'umunsi utazibagirana. Hari tariki ya 10 Mutarama umwaka w'2026 kuri stade Amahoro yakira abarenga ibihumbi 45 ndetse n'abarengaho. Yari yuzuye umwuka w'abafana ubururu ndetse n'umweru. Ku isaha y'isa 2 za mu gitondo umujyi wa Kigali waruzuye amabara abiri, ubururu ndetse n'umweru. Ku mpande z'amakipe yombi y'ibikeba buri wese yahondaga agatoki gukandagira ati uyu munsi mukeba ndibuze kumukubitira mwigunira, undi ati turuze kugukubitira hareba inzega. Ku mpande z'amakipe yombi buri umwe wese yari yazanye abafana baturutse impande zose, bamwe baturutse mu majyepfo, abandi baturutse amajyaruguru ndetse n'abandi baturutse iburasirazuba. Iburengerazuba nabo bari bateze amamodoka yari yuzuye. Ku isaha y'isa 4 umujyi wa Kigali wagiraga ngo hari ikigiye kubamo, kumbi yari umwuka w'intambara wari ugiye guturikira muri stade Amahoro ku isaha y'isa 12:30. Ku mpande z'amakipe yombi buri wese yari afite icyizere, ari nako aho ndagatoki kandi yishingikiriza abakinnyi bakomeye bari bafite. Ku mpande z'ikipe ya Rayon Sport umutoza Bruno Ferri yari yabanjijemo abakinnyi yafataga nk'inkingi za mwamba mu kugira ngo abifashishe nk'injyanwe mu kwasi ikipe ya aper. Yari yabanjijemo mu izamu Kwizera Olivier, ndetse hakaza Mogo ariwe kapiteni w'ikipe ya Rayon Sport. Ku mwanya wa gatatu hakaza Ben Aziz Dao, naho kane hakaza Yannick Bangala, gatanu hakaza Chimanga Ramazani, ndetse ashiramo Ndayishimiye Aishari, ndetse na Tony Kitoga, Faustin Nicola, Ndikumana Osmani, ndetse na Joaquim Cindy Paul Jesus niwe bifashishaga nk'umwe ribuze guturitsa inshundura zikinyeganyeza. Ariko ku rundi ruhande ikipe ya aper nayo ntiyari yoroshe, kuko yari yazanye abakinnyi ndetse yafataga nk'inkingi za mwamba mu kugira ngo base ndetse bashwanyaguze mukeba wabo ariwo Rayon Sport. Umutoza Ibrahim Talebu yari yabanjije mu izamu Ishimwe Pierre, ndetse hakaza niyo mugabo Claude ariwe kapiteni ikipe ya aper, ndetse hakaza Mameldao, ndetse akaza na Watala Mugisha Gilbert, Nigena Crema, Byiringiro Jean Gilbert, ndetse na Sekiganda Dauda, Chimimana Yunusu, ndetse na William Togwe. Aba barabakinyi bashoboraga kwifashishwa n'ikipe ya aper mu gushwanyaguza ikipe ya mukeba ariyo Rayon Sport. Ku mpande z'amakipe yombi buri wese wabonaga yuko afite icyizere mu maso, ariko wagera ku ruhande rw'ikipe ya aper bakavuga bati nta kuntu mukeba twahondaguye imyaka yose ishize uyu munsi yaducika, turuze kumukubitira ahareba inzega. Ariko ku rundi ruhande abafana b'ikipe ya Rayon Sport harimo ba Wasiri ndetse n'abandi batandukanye barimo bahonda agatoki kandi bagira bati uyu munsi ikipe ya aper turuze kuyihuragura ibyo yigize. Ariko ibintu byose nibyari kugenda neza uko buri wese yabyifuzaga. Ku isaha y'isa 12:30 nibwo umusifuzi Nsabimana Celestin yawushe mu ifirimbi maze atangiza intambara hagati y'abakeba. Umukino watangiye amakipe yombi atinyana ndetse buri wese adashaka kwirekura, kuko buri wese yabaga yizeye ko mukeba we ashobora kodoka akamutera ishoti inshundura zikinyeganyeza. Ariko ku munota wa 9 aper yaje kubona uburyo maze busa naho buyihumura amaso. Ku munota wa 11 aper yaje kubona kufura ariko irayihusha. Ku munota wa 13 aper yongeye yataka ikipe ya Rayon Sport. Noneho ku munota wa 15 abareyo batangiye kuvuga bati nyamara ibintu bishobora kutadusiga amahoro, kuko ku munota wa 18 w'umukino umupira nakwita ko wari ufite uburemere nk'ubw'isasu wavuye ku ruhande rw'ibumoso, maze Kwizera Olivier araruka, maze William Togwe atereka ishoti riremereye mu inshundura zirinyeganyeza. Noneho abafana b'ikipe ya aper basaze barasizora bagira bati uyu munsi mukeba turuze kumukubitira mwigunira. Ari nako bandi bagira bati ese Rayon Sport muravuga iki? Ese muri buze kwitwaza iki kuri stade Amahoro? Urujya n'uruza rw'abafana batangiye kuvuga bati nyamara amazi si yayandi mwoge mpagaze. Abantu batangiye kuvuga bati aper the Gunners team, abandi bagira bati ese Rayon Sport uzadohoza amarira kugeza ryari?
ibintu byakomeje bagateranzamba, ari nako abafana b'ikipe ya Rayon Sport batangira kwifata amapfubyi kuri stade Amahoro, maze ibintu byongera kuba gashinguracumu ku munota wa 42. Ronald Sekiganda yateye umutwe neza mu izamu, inshundura zirinyeganyeza ku mupira mwiza yarahawe na Mamedawo, maze abafana b'ikipe ya Rayon Sport batangira kuvuga bati ese twakoze iki ku Mana? Ese Rayon Sport muzadoza amarira kugeza ryari? Ku munota wa 45 ukongeraho w'inyongera nibwo umusifuzi Nsabimana Celestin yawushe mu ifirimba agira ati igice cya mbere cy'umukino kirarangiye, Rayon Sport mugende mwicare mwige mugaruke mu gice cya kabiri cy'umukino mwitwara neza. Aper congratulation. Ariko ibinyamakuru harimo RBA ndetse n'ibindi binyamakuru bikomeye mu Rwanda byatangiye gusesengura akantu ku kandi ku mukino, ariko byasaga naho amazi yarenze inkombe kuranwa ikipe ya Rayon Sport. Bidatinze igice cya kabiri cy'umukino cyatangiye, ariko ikipe ya Rayon Sport nubwo yagiriwe inama kenshi ndetse ikitotombwaho n'abafana, byatangiye n'ubundi isa naho yotswe igitutu, kuko ku mpande z'ikipe ya Rayon Sport by'umwihariko mu mazamu hasaga n'ahanuka igitego cya gatatu y'ikipe ya APR FC. Abafana b'ikipe ya Rayon Sport bavugaga bati Mana dufashe umukeba ntiyongere kurotora ikindi gitego mu ncundura, ariko ibi byose ntabwo byabahiriye, kuko ku munota wa 70 w'umukino Dauda yinjiye neza mu izamu, maze acenga Bangara, arangije aruba neza igishoti, inshundura zirinyeganyeza. None abafana b'ikipe ya Rayon Sport bahise bavuga bati birabaye akahebwe kararangiye. Bamwe batangiye kuvuga bati ubu dushaka twakitahira tukabona imodoka hakiri kare, kuko ibintu byasaga naho byagaragaye yuko ikipe ya Rayon Sport usibye gutsindwa iri buze no gusebera kuri stade Amahoro. Bidatinze igice cya kabiri cy'umukino umunota wa 90 warugeze, maze umusifuzi yongeraho iminota 5 y'inyongera. Ku munota wa 93 w'umukino Ndikumana Osman yaje neza, maze aruturamo igitego cy'impozamarira ku bakunzi b'ikipe ya Rayon Sport mu gihe bamwe bari batangiye gusohoka. Ariko ibi ngibi ntacyo byahinduye, kuko nyuma gatoya y'intsinzi ya Rayon Sport, Ruboneka Jean Bosco yacenze neza agwarwana no Kwizera Olivier, aramwandagaza aramusebya, ahereza ipasi nziza y'amazi Mamadusi nta kindi yagombaga gukora uretse gufata umupira akawutereka mu rushundura, inshundura zirinyeganyeza. None abafana b'ikipe ya APR bavuze bati ukuzugutsinda no gusebya mukeba. Abafana b'ikipe ya Rayon Sport bagira bati naho ubutaha, ariko naho situbizi neza. Ubwo nibwo umukino wahise unarangira, maze ikipe ya APR FC yegukana miliyoni 20 zari zigenewe abari gutsindira iki gikombe cya Super Cup. Ngayo rero nguko uko byagenze, nguko kw'intare yaje guhondagura Murera, nguko kw'igikona cyahondaguye Murera. Ese Murera ni ryari zigarura ikipe ya APR? Ese abafana b'ikipe ya Rayon Sport muzishima ryari mwishima kuri mukeba? Nje nari Rambo na Jacques, iyo ari Sura TV1, umurongo mugari w'ibyegeranyo mugezwaho cyane by'umwihariko mu kunyereza ruhagwa mu kibuga. Niba wanyuzwe n'ibi byegeranyo urasabwa ko wakanda subscribe kugira ngo indi mikino yose uba waburiye umwanya ujye yumva live kuri Sura TV1. Mugira impagarike n'ubugingo kubakanda subscribe. Mbifurije umwaka mushya muhire, ariko kandi oleyo mwihangane ubutamushobora gutsinda. Ciao ciao.